Umugore wigaruriwe na gitifu, uwo mu gitifu yayoboraga Bugarama. Usanga uwo mugore mwaramutseho mumeze neza inshuti za Vision Studio Rwanda. Mureke twumve nanone icyo amategeko ateganya kuri uyu muyobozi wayoboraga Bugarama. Reka nanone duhere kuri iyi ndirimbo y'umuhanzi yahangiwe mana, cyakora itangazamakuru naryo risigaye ryaratembereye ku muvuduko munini. Aka kanya ahise hasohoka n'indirimbo bamuririmbiye. Nirangira rero turumva icyo umunyamakuru Karegeya abivugaho, icyo ateganya, iki tegeko rivuga. Noneho turasoreza ku byo urukiko rushobora kugenderaho n'igihano uyu muyobozi ashobora guhabwa. Tubibutsa kandi ku bantu mutarakora subscribe, kukanda subscribe kugira ngo n'andi makuru agezweho ajya bageraho byihuse. Reka dutangire. Hari umugore wigaruriwe na gitifu, uwo mu gitifu yayoboraga Bugarama. Usanga uwo mugore ni mwiza bikomeye, ngo kubure yo guhigura uri umugabo. Byashobokera bake Karegeya bigarutseho, asa n'umuvugira uwo mu gitifu. Ariko muri komanteri bamumbereye nabi, bati nawe ubanza wabikora. Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Uwo mu gitifu ngo yaregewe n'umugabo, uwo mugore uwo mugabo atazi ko gitifu ariwe gitera bo aho kumuva, gitifu ajya kumufungisha. Uwo mugabo ngo yafunzwe iminsi 10 y'ukwezi, nyuma ngo nibwo yaje kumenye ko umugore we asambana n'uwo mu gitifu. Nibwo yabashunze yaza kubafatira mu rugo kwa gitifu bari gusambana. Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Abagabo benshi harimo na Karegeya bari kuvuga ko uwo mugore ubwiza bwe nawe butagusha, bagasana bavuga ko amakosa ari uwo mugabo. Ngo gitifu n'umugore ngo nabere, gusa gitifu yamaze gufungwa, kandi uwo mugabo ku bushake bwe yabafungisha bombi, gitifu n'umugire, kuko ibyo bakoze bigize icyaha. Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Ni gute umuyobozi w'agace mu ibibazo ariwe ubiteza? Ariwe ubiteza. Ni gute uwakabaye afasha abandi kubaka ino ariwe uri kuzisenya? Gitare TV Rwanda, subscribe for more. Gitare TV Rwanda, subscribe for more.
igitsina ntabwo kiri oya ibanze. oya oya uzanarebe ikizabikwereka kera twagiraga abagabo bavuga yabona nk'umuntu ngo ndabivuga nk'abantu bigendera iyo narindi kuwa gatanu yego hari umugabo wari ufite tekinike cyane afite tekinike hari umugabo uri kayindi rwose ariko akagufasha buri byose ariko tageti n'umugore wawe bakazabyumva kimwe kakandi nakubwiye k'indonke Pascal icyo azana wowe mugabo utazanye akagira gutya hari abantu yashukishaga imodoka akavuga ati akabazi kukunda umunyenga ho gutwara akavuga ati ariko uzi ko muri alimentation imigati ya pe France zashize akagutuma nk'imigati 10 ya pe France i Kigali gendera garete fata ko nta kigendera garete akagwa n'amafaranga yo kumwe sanse wenda niba twaramweraga 10 akagwa nka 20 kakuhura atariko ati imodoka akayikuzanira nko mu rugo agahita nayigwa ati nyaruka ngewe ndatega moto ntaye agasigara iwawe ntabwo abantu babirakariragamo iyo miryango iracyahari kabisa noneho cyangwa akagira gutya yaba agiye nko kujya iwawe akagusiga mu kabari akagusigira nk'ikibisi kimuri babiri nuza John Walker shyira wayisiga mugiye kureba uko umugore amerewe koko wayimara se umuntu akiri mu rugo iwawe ati muwe mu wako kantu reka nyaruke hano akabagiye iwawe yari umuhanga ariko ntimunsure akagaruka mukiyiriwe kabisa kabimenya ntawe ajyaga ku muhanda noneho umugabo umwe we barabimukora azana bya bindi by'indakuzi uwo mugabo yari amaze kubikora nk'abantu 3-4 umwe rero ubwo babandi abikora basa abamenyana bagasangira ariko ntibabivuganeho noneho umwe yajyaga ajyanira umugore nawe abizi ariko yaracecetse bicaye ku meza ari kumwe n'uwo wundi bafatanyije ibibazo byita ibibazo yego ntabwo aramubwira tagosha baraganira tagosha tuziku n'umugabo agiye kutumarira abagore ati dore mu kanya ajyanye uwawe yamukubise urushyi aramubwira ati nanjye nagucungishije umugore wanjye wagiye ureba ibyawe none byari ibintu byakiriwe byamenyerewe noneho abwira umugabo ariko shangwa cyakora ngo nubwo twihangana ariko uyu mugabo atumariye abagore ubwo yari yazanyemo ako kuvuga ngo yize menshi bya bintu byo kuvuga wabuga ni wadashimu byuko abantu bize basesengura ibintu byose uwo wa mbere we yari yarabyakiriye bimaze nk'imyaka 3 uwo wundi wavugaga byari bimaze nk'umwaka umwe n'igice avuga ariko shangwa cyakora ngo nubwo turi kunywa ngo uriya mugabo atumariye abagore pe ngo dore mu kanya ajyanye uwawe bamugabo amucira mu maso amutera urushyi ati ngewe nakurindishije umugore wanjye reba uwawe kabisa ni nko kuvuga ati uragira ngo mbizamure umugore arakare antana abana cyangwa se nanjye n'ibyo namukuragaho mbibure byose niba mujyanye aramaze kabisa urumva reaction y'umugabo w'umunyarwanda ntawe urahuza uko ni urumva ni ukubaka umuryango kandi iyo miryango yose ari iryo tsinda ry'abagabo uwo mugabo yatwariraga abagore ari n'uwo mugabo ubwe n'umuryango we iyo miryango uko ari 5 ibanye neza pe ibanye neza pe bahana inka bahana abageni mu bukwe baba bakubaye uwo mugabo aratwerera aguha n'imodoka agendagamo akagenda na moto ariko ni muzima none sibyo ntubikeneye wese wo muryango dukeneye cyane none se kumujyana akamumarana iminota 30 cyangwa tuvuga amasaha 2 nta mugarura ari wa wundi amugarura se kwa padiri yahinduye ngo nemeye ko kanaka mbere ahindura ngo oya agaruka ari wa wundi uko mwabyemeranyije ku murenge uko mwabyemeranyije kwa padiri uko abana bavuka mufatanya kubita izina akuziko abantu bareba utuntu sinzi ikintu kinje umugore murarana mu buriri mwinjira mu gipangu kimwe mukinjana muri sari imwe mukinjira mu cyumba kimwe mukinjira mu gitanda kimwe mukinjira mu ishuka imwe ikivuyemo kikaba kimwe cyanyu mwembi umwana akavuka
umugabo agakurakuza, ntabwo akurakuza avuga ngo inda ni yande, oya agakurakuza hanyuma akajya gupimisha consultation prenatale ya mbere ya kabiri ya gatatu, maternité akishyura ibitaro, agatera uruhinja, akomora, agapanga umunsi wo kwita izina, agahamagara abantu akita izina kandi rya kari byo rifatwa, hanyuma agatangiza materineri, agatangiza segonderi, kaminuza, agashingira bakamwambika ikigofero. Ubu niho umuryango. yego Naho tugiye byo kuvuga ngo inda ni yande cyangwa se ngo yabonanye nande, usu umuryango. oya Usu umuryango. oya Umuryango dushaka ni uwo nguwo ufite ireme, ya utekanye kandi ushoboye. shoboye kabisa. Gutekana biriya byo kujya gutera urugo ntabwo ari gutekana. Ibyo kwirwa mutongana ku gasozi ngo wagize utya no, ntabwo ari gutekana. Ihangane. Yego. Ku nyungu z'umuryango. Umuryango ni mugari. Yeah. Ikintu gito dosiye itarenza uzi ko nakenze military hari igihe biba birangiye. Iyo rero gatuma usenya ibyo wubatse imyaka n'imyaka. Ngaho bara none ibaze buriya bo sinkomeze gutanga urugero kuri bariya bo ibyabo ntago mbisobanukiwe neza. Ariko dusuppose hari umugabo duherutse kuganira ambwira ukuntu yakoze fiançailles imyaka 10. Yego. Twari no mu ruhame bivuga mu ijambo nuko navuga aho twari turi. Abati umugore wanjye twamenyanye 2004 dushyingiranwa 2014. Ngaho ibaza urwo rugendo rw'imyaka 10 cyangwa uhere kuri rwa rundi rwanjye rw'agaseri k'imineke nuko bitakunze. Yego. Imyaka 10 ya fiançailles murabanye mumaranye 2014 mumaranye indi 10 mubyaranye kabiri. Ejo ukumva ngo umuntu yagiye kumuvovorera wenda nko ku kibuye cyangwa hari umuntu yaremeye, ubwo nubisenya usenye kubera 2004 cyane. Amarangamutima wagaragaje kuva 2004, amajoro waraye, abagututse, abakubwiye amagambo, inshuti, abo mwashwanye kubera ibyo. Imyaka 20 kuva 2004 si 20 se. Yego. Uyihinduye zero ngo umuntu ngo umugore wawe ngo bamubonye ngo kukiwe n'undi mugabo. Ni wowe waba ufite ikibazo. Si byose? Ndi kubyumva. Oya ndimo ndabwira naba ngabo. Ni wowe waba ufite ikibazo. Umushinga umaze imyaka 20 urawusenya hejuru y'amasaha 2 wa. Yewowe. Ntabwo turi kumwe. Ntabogama mu bifata uko mushaka. Yego. Ntabwo mbyemera. Iyo mvugira umuryango rero ushaka uwo muryango ugumana nayo mateka. Yego. Ubimenye ukicecekera ukimera kabyeri cyangwa ukanywa amazi akonje ukubika inda ntibishira. Birashira. Ariko nutangira kubisakuza ugahamagara gwebana usiko bambwiye ko ngo mama kanaka ngo wari ku kibuye ba nkuko uwo mugabo yasubije erega abo bagabo bo ni inshuti zanjye. Yego. Umwe ni nkaho umwe twariganye undi twarakoranye. Yambwiye ati ntago nakurindishije ndekero iyo miryango yose iracyadanangiye kabisa. Ariko akantu gatoya arugero nkunda gutanga umugabo nawe wabigerageje ikosa buriya rya tororo w'umurenge noneho akabyumva kimwe na gitifu w'akagari ariko muri Ndera ntabwo yamuyoboraga. Binarangiye ntiyajya kwiteza aba Kimironko za Remera kure urutare Rwanda bararurenga rubengera baramanuka ku mazi mpaka barangije baragaruka. Yego. Ibyo byari kuvamo impamvu nta kazi bishe. Yego. Ntaho bahurira mu kazi kandi nta n'ubimenya ntabwo bihaye rubanda. Iyo miryango iracyahari kandi ibyo bintu byabaye za 2010 kangahera bituyindera nka 2013. Iyo miryango ni hari. Iyo niyo mvugira rero. Iyo ngiyo ihisha amabanga y'urugo kandi kwimana umuntu iyo umugore wawe yaguye mu ikosa ntubanje ngo umubaze ngo byagenze bite. Murebe niyo ari muri za mpamvu enye. Yego. Irari urukundo indonye wenda no gushukwa. Ntubanje ngo urebe ibyo wowe urahuruje umumitsemo igikomere. Ntabwo ashobora kuzongera nko kukubona nk'umugabo ariko kumuhamagara uti niko bwira sheri byagenze bite. Yego. Ati murabona uriya mugabo amaze iminsi ambeshya akazi rona yarambwiye dore urutonde nakoze ikizami abingiramo ubu ninge nzaba manager w'iriya banke mu ntara y'amajyaruguru. Yego.
nibyo se ubwo bivuze ko noneho nakaga credit kanjye baragabanye ndakakwandikaho bazagabanya inyungu kubera ko umukozi wa banke yabonye credit inyungu ziba ntoya noneho ya credit nari mfite nzahita nyikwandikaho noneho inyungu ziba ntoya yego amukaganira noneho wa mwana aho kugira tuzamujyane muri iriya privé hariya reka tumujyane Abidjan muri Côte d'Ivoire kuko n'itike y'indege zaba yabonetse yego bakajya inama nk'umuryango aho gutinda kuvuga ngo uriya mugabo mwavuganaga iki cyangwa mwakoranye ibiki nimutinde ngo biragana inyungu dufite mu kuba wayicaranye n'uriya mugabo niziye ntubanje ngo ubaze umugore ntubanje ngo ubaze umugabo niziye nyungu ufite muri iyi diro ashobora kukubwira ati buriya mugabo nkunda twashakanye mfite agakredi ko kubakira mama yego 800 nanze kubikubwira ko nabonaga nawe wibereye mu bibazo uri kurwana n'ubukwe none kaga credit ya 800 bashizeho inyungu bimaze kuba imwe n'igice kandi uriya niwe ushinzwe inguzanyo yanyemereye ko agenda kabisibo ubu uzagumana umujinya banzu umenye ngo abantu bahuje urugwiro biturutse kuki kabisa urugero n'ibindi ashaka kuvuga ati urabona uzi ko yanzu yacu cyamunara cy'inzu yacu bashakaga guteza bashakaga kuduhenda ariko narimo ndiringa uriya jera wa banke ngo aho kugira baduhendeshe bashaka undi muntu usaba credit yo kugura inzu aguri yacu ayo baduha yikube kabiri bari kuduha 8 miliyoni kandi zifite agaciro ka miliyoni 30 badushakira uduha 40 ngo nuseka none ugomeza gutekereza aya masaha bamaranye abandi bakamubwira ati musubirayo nejo muzagende oya nibo kuvuga ngo ntabwo uvuga ngo nejo muzagende ariko umunsi yakubwiye ati none finale none tugiye kubisinya uzagura inzu yacu uwo bagiye guha credit yo kugura inzu yacu yabonetse akavuga ati ubu none turara tubirangije birangire ngiye kuzana ibipapuro bivuga n'amafaranga yego aragenda wavuga ngo wagiye kumara iki Gisenyi ne byasinyirwa ku Gisenyi so rero abavuga ngo ndabogama babyumve mu nzira ebyiri hari ibyo ntahindura kandi umurongo nihaye wo kugira icyo mbikoraho nuko ndeshya ufite ubundi butumwa butabogama nawe butangukwe ngewe ubwanjye nuko ntabwo nirengagiza ibihari kandi umuryango nta imibonano mpuzabitsina ku muryango ni gato cyane usibye kubyara kandi rwose abantu niba byumve dufite imiryango myinshi irimo abantu batanayivukamo kandi noneho uwantera ibuye umuntu ufite 35 azi umugore umwe cyangwa azi umugabo umwe azampamagare yego azampamagare icyo ngicyo ibindi tugiye muri ibyo ngiye mvuze ngo mfashe Didier nk'urugero ngo niwumva umugore wawe aryamye mu cyumba uhuruze bagota inzu nabashenye imiryango ahubwo naba nayimaze yashira n'iri joro hari gusibye nari kubwiye ko i Kigali utabona abaguhurura muri iyo domaine ibyo nibyo mu cyaro n'ibya Bugarama n'ibya Kanjongo agashya se nkora busa zaguhiza ntawe ni muzi umugore wanjye ari maha waretse isakaragiza ure no mwaho yasohoka ukamubwira uti waruri ukavugana yakubeshya yakubwiza ukuri yego aho rero je pense que je me fais comprendre uwo niwe njye ufite ibindi byo kuvuga ngo nanjye ndi umuntu nigeze bavuga ko se ndi ikibanuka ntabwo ndi ikimanuka kandi numva ari ikintu cyumvikanye ibiba ku bandi byambaho ariko uburyo nabyitwaramo ntabwo nabyitwaramo nka Didier n'abandi guhuruza satani reka nsoreze kuri iki ngiki karegera kugira ngo ngere aho minira kuko iki ngiki wagitinzeho cyane wagisobanuye no byarambabaje kuko abantu bashatse kumfata uko ntari yego ntabwo ngomba kubaho nk'uko bashaka
nta nubwo benshi barabyumva abahinduka banganaho bakanganaho abahinduka bantera umugongo bakantera umugongo abahinduka baza bakaza nanjye nkaguma hahandi ntago aho rero simpahindukaho oya ntacyo mba nitayeho sinitaye ngo muravuga ngo bikiri oya nanjye ndi umuntu ntabirenze rwose abazabikenera kandi baranzi baranzi so rero ngiye gusoreza kuri iki ngiki n'ubundi nacyo gisa nk'aho ari ikintu twagarutseho mu minsi ishize ariko nyuma tukabona verisiyo ya polisi nyuma y'uko umuvugizi naje nambaye ubusa naje nihuta kuntu kakantu ka hano bagakundesha abantu b'irubavu nasaba gusubira mu rugo tu yego icyo nshaka gusubira ntuzabikate yego ubwo ni ubuzima ntuzabikate ko aho kugira bazatange commentaire ngo kareke ibyo yambaraga yabishyize ntabyibagiwe mu mbabarire icyo nshaka gusorezaho ni ikijyanye n'ubundi nicyo polisi yarayitangaje mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo ni ubuzima ngaho soza rero nayo mvuze ngo reka nsoreze kuri iki kintu n'ubundi twagarutseho mu minsi ishize cyabaye kinini cyane kubera izina n'umuntu ari we wagiye ubisobanura kenshi ikibigira inkuru ni ifungwa rya Miss Muheto n'ubundi byaraye bigarutsweho n'umuvugizi wa polisi mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ati turashaka gushyira umucyo ku cyatumye dufunga Muheto twabonye hari speculation nyinshi cyane abantu babivuga ati biba ngombwa ko tubivuga ariko kandi no kuri space naho hari byahabereye abarimo DJ Brian n'abandi batandukanye bagira ibyo batangaza. Brian we umva ko ari ku ruhande ruvuga ruti yamaze uwo Muheto niba yaranyweye siwe wa mbere bisa nkaho nyine noneho ari indi side nayo itabyumva kimwe nkuko wari wabitubwiye mu metero wateye hari abatabyumva uko so ndagira ngo aho ngaho duheho simple comments ubundi bari naho nsoreza ariko ngewe biragoye kugira ngo mbone ibintu biri simple ariko by the way mpora mbibabwira ko hari ikiganiro ndi gutegura ntago umwanya uboneka ko buri gihe tuba twiruka ikiganiro kijyanye n'uburyo abantu dufite muri kino gihe cyane cyane urubyiruko uko bagenda bahinduka vis-a-vis y'imiryango babamo na environment icyo rero naragiteguye kandi ibyo byose bizaba birimo ariko nibura hari ibintu tuzareba ari muri simple uvuga mbice hejuru mu rubyiruko dufite ibimenyetso nka bine bishobora guhita bihuzwa na ya environment nakubwiye na environment kidi environment inshuti abavandimwe n'umuryango umuntu avukamo ibintu biri kwigaragaza mu businzi bikigaragaza mu biyobyabwenge bikigaragaza mu butinganyi n'uburwayi bwo mu mutwe no kujya mu byaha byinshi ibyo byose nzagenda mbireba ariko birava ku kirero ibyo nibyo turi kubona biraturuka ku ki ibiyobyabwenge biraterwa na depression ituruka ku ki either mu muryango cyangwa mu mubano ikigare ubusinzi burava kuri liberté ivamo libertinage kuba ikigenge kumva ko byose byemewe ibyo biraturuka nabyo mu miryango hari imiryango itanga imiryango yishoboye iha umwana uburenganzira kuri byinshi including n'amafaranga abo rero burumva amafaranga niba yaburetse ntabwo umwana aziga inzoga ngo umwaka wa mbere umare nka primus wa kabiri wa gatatu azagira ajye no kwihaye kuko afite ubushobozi nubwo kuyigura hari imiryango rero ireresha amafaranga ya depression nakubwiye hari imiryango ihora mu makimbirane cyangwa se ikanga abana umwana w'igikange rero iyo acitse ishumi ni inzoga ni ibiyobyabwenge ubutinganyi bwo buva muri ya libertinage no kumva amatsiko kwa gushaka kwa kubona byose warabibonye ugashaka no kureba ibirenze ibitarebwa ariko byo bigenda bite
byo bigenda bite. Hanyuma kwishora mu byaha birava muri ntuza, nabyo birimo ya libertinage, rimwe na rimwe n'ibiyobyabwenge. Urazi kubona umwana wa 25 saa 4 afunguye jibizi, yego, rikere saa 4 z'amanywa mu mibyizi rwose. So ibyo bintu byose rero no kumenya ngo ese ko ari ibyiza umuryango uduha tubimanaginga dute. So rero kuba abantu bavuga ati twe duhagaze kuri uyu it's okay, biterwa n'icyo bifuriza umuryango cyangwa se biterwa n'icyo bo bita umuryango, se bo babayeho bati. Kera dusoza umukobwa baramubwira ati mbega umukobwa ushira isoni, abahungu barimo ganatse cyangwa umukobwa ashira isoni, umukobwa nimugwa mu gutwi natutse nde mwabuhungu mwe. Mbega umukobwa ushira isoni natutse nde mwabuhungu mwe. Buriya dusoza bya bisomo rirerire, ariko dukomeza duhera kuri Murangira ikiganiro yakoze ku Isibo, arimo avuga ngo ibyo ushyira product yawe kuri social media igaragaza wowe wabishaka utabishaka. Yego. Buriya njyoroheje, buriya na communication, uko communication ntabwo ari amagambo, yego, kuko ntabwo ari ururimi, isigizwe ivuga indimi nyinshi, ariko n'umubiri n'uburyo utegura ngo ndavuga iki simvuga iki, ibi ndabibona ntya, ibi simbibona ntya, nkatunga agatoki nkagira gutya, ibi byose ni communication. Ibyo rero ntabwo ujya kure yabyo. Yego. Niyo mpamvu nutumva akubona uvuga akamenya ko uravugana uburakari, uravugana umutima mwiza, uravugana ubwoba, nutumva amagambo amenya icyo uvuze. So rero ntumbwire ngo uzagereranya, nuko nkunda kuvuga amazina nkumva babizamukiyeho, ariko nta nge sijya birakariramo. Je suis comme je suis. Ni nkuko wavuga uti tuvuge ndera, tuvuge kadufata abamenyekanye. Yego. Firdausi wa mukobwa wagiranye ikibazo na Ndimbati, usinze aho ageze. Bavuga ko yavuye iwabo afite 10 n'ingahe ni 6, akaza i Kigali, akabanza akazi ko mu rugo, akajya ku muhanda, Ndimbati akaza akagura, bikavamo impanga ebyiri, bikavamo rwa rubanza. Yego. None se ubwo Firdausi wavuye iwabo afite 16 agaca muri iyo nzira yose, n'ubu ngubu sinzi ko n'imyaka 20 amaze kwirenza ingahe, ari hafi aho ni nka nibiri. None se ubwo uzamugereranya na n'umwana, tuvuge wenda umwana wa Leti Sayinzoga, nyakwigendera Sayinzoga, tuvuge n'urugero, ubwo ntabwo mvuze amazina kuba ko ari ahantu. Umwana wabaye iwabo akahava ari uko agiye gushyingirwa 25 cyangwa 27. Aya abo ntibabagereranya. None se ubwo mu rubanza rw'uwo mukobwa wa Sayinzoga uzazanamo Firdausi? Oya naza saza azunganira iki? Abo ntibabagereranya. Reka mbabwize ukuri ahangaha, buri ibyago tugira cyangwa amahirwe tugira twebwe nuko tuba ku mihanda, ari abadutera imijugujugu, ariko natwe tukagira n'umwanya n'ibizima nibyo dushaka kuvuga, natwe tukabivuga. Yego. Hari abandi batagera kuri kamera, batagera kuri radio, batagera kuri mikoro, batagira uruvugiro, batavuga. Yego. Twebwe rero abo ngabo bareparinye ku mijugujugu, ariko nanone bahomba ko ibi barimo bitajya hanze. Twebwe hano nyine turabivuga. Yego. Ibizima bakadutera indabyo, ibindi twabasitaraho nyine imijugujugu ikaza n'amabuye akaza cyane rwose. Nibyo. Yego. So ariko buri wese icyo azana ku mihanda kigaragaza uwo ari we, wabishaka utabishaka. Ari abazana ngo kanaka ngo bamufunge, ubwo ni uko nyine. Wumvise akantu Bosco yakoze kameze nka documentaire ku buzima bwa Yaka. Buriya no mu inkiko zacu nazo zigira n'icyo kibazo, ntago zijya muri iyo background, zireba icyabaye ariko ntago tureba gitera. Buriya kugwa mu cyaha kwa Muheto, ibyaha bya Muheto nubwo ari mu kamodoka kabwe nafata ku mavuta, ntago bisa kuko ntago bafite background zimwe. N'ibyabibateye ntibisa. Iyo ubucamanza yafataga uwo mwanya, cyangwa se bagashyiramo agashambure k'abapsikologe babanza kureba uwo muntu ni muntu ki.
ni muntu ki wakoze ibi Yeah. muheto psychologically ni muntu ki umanaginga ikamba ku myaka 20 akamanaginga happiness za message kuri codinga mu nkiko kujya kwa noteri yitwa witonze ne Nasira kujya kwa Nasira kabyeri abaparteneri imishinga mu mutwe muryango we inshuti ze 21 akazi social media kashi arahembwa ubwo rero uwo nguwo kugira ngo umubare uburyo yaguye mu cyaha ntabwo ari kuzabara Fridausi wavuye Nyaruguru ndimbata akamusaga ku muhanda akamubyaza impanga ushobora no gusanga nazira impanga zishobora kwafegita uburyo ari gutwara imihanda yego naho tugomba kubarebera please reka mbabwire aha ku mihanda ntushobora kwitandukanya n'uwo uriwe yego the way you use social media reflects the way you are na background ya uko wabayeho uhazanye iki kabisa niza ufite background y'ubushumba azazana inganzo yo gutukana kandi nayo bizagenda nese rutangagwamo ko ntabwo ubona ibyo gira ntumukurikira cyane umwihariko cyane buri wese hasana ibye uwavuye mu biturika azatuzanira stories zo ku rugamba wa mugabo wigeze kuvuga ari umugabo w'inyinya wigeze kuvuga ngo azakora ishyirahamwe ry'abasazi ngo ariko ngo perezida azaba barafinda kuko afite ibyangombwa by'indera ngo vice perezida abe Mbanda noneho secrétaire abe uwo mugabo ari umugabo ntago nanze kumwita akagabo kuko azi ubwenge kandi w'inyinya w'inzobe yego sinzi ukuntu bamwita nawe nanjye yigeze kumvugaho donc urumva buri wese aza ku mihanda afite icyo azanye ariko d'abord aba ari we wizanye muri wowe harimo iki ntabwo ku mihanda wahamara umwaka utaragaragara uwuriwe n'uwakwibeshyaho byaba ari akagambane gasanzwe ariko uravuga abantu bakavuga bati uyu ateye atya aravuga iki kabisa ntabwo no imihanda imihanda ikugaragaza uko wakabaye shimira rero ibyo n'inkomoje n'ubwo bw'ubugambane numvise hari abandi bantu by the way ibi bituma tuvugira ngaha abandi baba bari ku mavi badusabira inkingo bakaburizamo bimwe na bimwe ariko nubundi nta nibirenze icyo uzaba ntaho kijya reka minira aho ngaho mwakoze cyane rero uko nguko ntitukabirakarire tukabirakarire cyane rwose asante sana